Miss Muyango yongeye guteza urujijo ku mubano we na Kimenyi. Nawe ngo urujijo ruhe nimwe mufite urujijo mushaka kubona ibitaboneka. Ese ubu se Muyango wifurije umuturanyi we baturanye muri Norvège azigiye yavugishwe. Umuntu waba wararengeje imyaka 3 mu buzima bwawe uzuko agenda uzuko avuga ijwi ry'uryumva avuga ari no muri bisi ukumva ati yo bisi irimo kanaka uwo muntu ntabwo apfa kuva muri wowe gutyo. Aba bantu rero iyi case turiho mu mitima baracyabana. Urumva hano twisanze abantu bakabe babitekereza wa mugani. So reka nkwereke niba anniversaire iba umuntu akandika message imuvuye ku mutima nta umufatiyeho imbunda yandikira umuntu uri kure badaherukana, abantu twe tukavuga ngo byateye urujijo, ahubwo urujijo nitwe turuhoramo, abantu barabana. So ariko byinshi nuko muri nanjye ntinyutse kubivuga nanjye bishobora kungiraho ingaruka. Yes, reka twizere ko mumeze neza cyane mwese mukunda ibiganiro byacu kuri KOP. Turabasuje nanone tubaye ikaze, tunabashimira uburyo rwose mukomeje kubana natwe, abaduha comments, abatwandikira, abaduhamagara, mwese ibitekerezo byanyu byose turabireba tukabinyuzamo amaso, ibishoboka tukabasubiza abo kuri telefone tukagana nabo. Twagarutse nanone tugiye kuganira none turizera neza yuko muri buze kubikunda ngo hayikaze nanone mu kiganiro mu rugo rwawe. Asante sana. Urakoze ka. Umeze utumeze ndaho rwose. Yego. Ndashima abantu tubana hano benshi. Kiganiro nabemereye kubijyanye na bya byiciro by'ubukungu. Hari abamaze kucyishyura. Nje nakubwiraga ngo bino bintu nta mpamvu yo gucika intege kuko remuneration iva impande nyinshi. Ntabwo ari ngombwa ngo zose nibica kuri banke cyangwa kuri telefone. Abantu bashobora kugira urankandiraho nanjye se uransamuza kuri uzakiyobora nukiyobora nzagusamuza nimara bon. Urumva narabivuze abantu baba intéressé bakansaba link cya Mwanafunzi, ariko kubera ko nyine Mwanafunzi urabizi ko we arasoma arategura gasoma ibitabo byinshi nawe agategura ibyo ajya gusoma. Rero ngewe nzagikora mu buryo nanone bwo gusesengura. Burya Mwanafunzi yateguye texte ntushobora kumujyana hanze yayo. Twigeze kujyana mu mahugurwa ya statistique mu Ruhengeri turi muri Fatima, abantu bishimira kumubona ariko bamuha ijambo bamwe ati tuvuga nk'umuntu tumwe mbese nka kurya uvuga kuri radio. Arareba soni ziramwica basi ahubwo ati rero simbabeshye ngewe iyo ntari gusoma ubwo nibiba bishoboka ati none mbabwira iki ko bira byose bivuga mbisoma mukamutaneguje ngo nza n'urupapuro. So ubwo ndashimira ababaze kwishyura ikiganiro, ndashimira abakinsabye nkabaha cya Mwanafunzi n'abategereje icyanjye, ariko nshimira na Mwanafunzi wampaye script yayo. Yego ko kiba cyamuvunnye paje 10 yaciye mu bitabo tabara. So naramuterese rero arakima ngiye nshobora kuzakoramo ibiganiro nka 2 ibyiciro 6 bya mbere ari byo bigaragaramo abanyarwanda ari nkaho ariho bagarukira, noneho n'ibyiciro by'inyuma ku rwego rw'isi. Ariko nkibuka kuri mu kiganiro nimba ari kuri KOP nimba ari kuri Max TV umuntu yanditse comment avuga igihugu ngo zatubwire hari ahantu bavuze ngo bari ku mwanya wa 10 ngo baba bafite ubushobozi bwo kuvana amareta. Icyiciro cya 10 no mu kiganiro nicyo nzabanza icyiciro cya 10 ariko mbone kujya ku cyambere. Abo mu cyiciro cya 10 bashyirishaho za leta, bavanishaho abaperezida, bagashyirishaho abaperezida, bashyirishaho amategeko, na mbere yo gutora itegeko babanza kubabaza ngo barebe niba ritababangana cyane cyane mu bijyanye wenda n'ubucuruzi ibidukikije. Uwo rero yaranditse muri comment numva nahita musubiza ngo mubwire nti mu Rwanda abanyarwanda nibo bishyiriraho perezida banashaka nibo bamuvanaho nkuko nawe perezida wacu akunda kubyivugira ngo tubwire mu Rwanda ninde mukire washyiraho ubutegetsi cyangwa akabuvanaho. Niko yanditse muri comment. Mita numva sinabona uko musubiza umite mubwira ntireka mu Rwanda turatora. Ariko anyway ngo hayikaze mu kiganiro. Ariko nabyo umuntu yabivugaho buri gihugu kigira
kigira uburyo kiyoborwa nyine ariko ntabwo kirengagiza nanone no umumiliyarderi aba ari umuparteneri wa leta umuntu uhanga umurimo ushinga uruganda agaha abakozi nuvuga ngo iyo igihugu gipanze ngo tuzahimba imirimo 500 iyo mirimo ntabwo ari leta ibizayihimba uko nyumva izahimbwa n'abikora ku giti cyabo uwo nese niba tabikora se so bivuga ngo leta nyinshi zikonserita ba bantu kuko intego leta yihaye ntiyazigeraho hatarimo abo banyemari nicyo bishatse kuvuga ofete so rero ntago washyiraho itegeko ribangamira imikorere ye ngaho urugero nko mu Rwanda doing business cyangwa se ibyo RDB ikora ihamagara abashoramari ukunyumva ihamagara abashoramari ibereka ko hari opportunity yo gukorera mu Rwanda amashanyarazi agura make ubutaka wenda buhendutse abakozi bakora amasaha menshi kandi batagomba guhembwa amafaranga menshi babyumva kubera ko wenda nta smige tugira salaire minimale iyo bita minimum wage manza ariko bayita mu cyongereza ibyo byose bijyaho kugira ngo bitabangamira umushoramari cyo ni kimwe icya kabiri ubwo shatse kukwereka ko nta leta ishobora kwirengagiza abanyemari kuko ari abafatanyabikorwa bayo hanyuma icyo kuba bagishwa inama kuba hagiye kujyaho itegeko runaka niba hagiye kujyaho itegeko ryo kurengera ibidukikije n'urugero abantu bo mu mabuye y'agaciro bagomba kugishwa inama bakamenya niba ari aho ucukuye amabuye ukongera ukasubiranya ukahatera ibiti mukavugana kavuga ati ni mu gihe runaka wenda itegeko ntirivuge ngo mu gihe cy'ukwezi ugomba kuba wateye ibiti bakavuga ati muduhe amezi 6 n'urugero ibyo nicyo bishatse kuvuga donc abashoramari abanyemari baba barafatanye ibikorwa n'urugero kwigisha abantu kuzigama kandi kuzigama ni mu mabanki babyanze cyangwa se ugenda gake cyangwa se ugashyiraho umusoro wa assurance ibigo by'abassureur bigomba kugishwa inama erega impamvu ndi kwihuta niko ibi ngibi tuzabikora muri icyo kiganiro oya nagira ngo nsobanure icyo ngicyo uko niwe ukizanye utakivuga ntabwo nari kubikubwira ariko nagaciro so ikindi influence y'abanyemari kuri za leta ntabwo ntabwo azatete hote ni za consultation zibera mu bikari uko yumva mu kiganiro tuzabivuga aho abantu bo mu cyiciro cya 9 n'icya 10 umwanya wabo baba bari gukina golfe uko mwanafunze bivuze bakina golfe n'umutegetsi cyangwa n'umunyemari runaka kubura muri golfe baba baganira kandi nta muntu ububegereye ibura ni umukino mwiza cyane muba muri ahantu usibye abantu babatwaza imipira baba bari at distance ubundi umukino wa golfe ushobora kurangira mwujuje dossier so nuko rero kangu urugero Nese kiganiro ko tuzagikora tukaba oya kandi warushatse kubyegereza u Rwanda ntago ushaka kubisimbuka oya ni comment y'umuntu yewe nuko ntari bumusubirize muri comment nashaka kwita mubwira nti mu Rwanda turatora abanyarwanda twese tugatora 100%. Rero n'ibindi bihugu biratora waretse se tukazabivuga n'ibindi bihugu biratora buretse nkubwira akantu kanyuma uribuka mu minsi ishize Minicom ivuga ngo bagabanye ibiciro by'umuceri amavuta n'akawunga byarakozwe se ntago nigeze nkora follow up ntago byakozwe kandi nta mucuruzi wabihaniwe ubuze none se Rwanda Revenue ntiyoguzeneye ntuza pampa z'abagore pampex ntuza Cotex birakorwa se ariko ntago Revenue ihana abo bantu bazicuruza so bivuze ngo iyo niyo nkwereka ngo ya mibanire ya leta n'abashoramari n'abanyemari leta ishobora kwirengagiza ikintu runaka ikigomwa ariko nabo abantu bagakomeza bagakora kuko nabafatanya bikorwa ba leta so icyo ngicyo bivuze nitonze ngaho genda reka twigire mu bindi tuzahagaruka mu biganiro mu buryo burambuye nkwifurije by the way umunsi mwiza akosubwo ndaye kwifuriza utari umugore nanjye vuga ngo nkwifurije umunsi mwiza w'umugore wo mu cyaro mitasanga subwo wenda ukwifuriza none se simvuka mu cyaro nese uri umugore uzi bashiki banjye bariyo nese umugore atariho nabaho
umunsi mwiza rero w'umugore hera kuri mama Eh, ufate ba mama wacu ufate bashiki banjye ufate ba masenge ufate abishywa banjye ufate abisenge neza ba madamu ufate umugore mu cyaro atariho nawe ntago waba uriho abantu benshi ntago baba bariho umunsi mwiza rero w'umugore kuko niyo waba warakuriye mu mujyi niyo waravukiye mu mujyi ufite nyogosenge mu cyaro cyane yego nako kantu nari mvuze ka pampa buriya ntago nkavuze niruka ariko gahuye n'uno munsi kuko umugore wo mu cyaro mu bintu bimuhangayikishije ni pampa zirimo twabigizeho ikiganiro kirekire na Crescence Mukantabana no kuri uno munsi yatanze ikiganiro kuri TVR kuko we afite umushinga n'ubundi ujyanye n'iterambere ry'umugore wo mu cyaro so kuwunyifuriza ni ngombwa kuko ngiye amashami yanjye menshi ari mu cyaro erega burya n'ubuzima bwacu bushingiye ku cyaro siyo tuva se niyo tuva ibyo turya nibo babihinga nyine si utamutekereje abayeho nabi ntahinge twahurara urumva rero ni ibintu ariko twe twanabibayemo nyine umugore wo mu cyaro n'abarimu batwigishaga n'abanyacyaro tugataha duca ku bahinzi b'abanyacyaro bashiki bacu ba mama tukaba bose rero umugore wo mu cyaro ni base ya byose kuko imijyi ibaho kubera aho habayeho icyaro urabyumva kuko ntabwo nibo babyara abagore bo mu cyaro nibo babyara abantu bamotari buzuye hano i Kigali nibo babyara abanyonzi nibo babyara abakarani nibo babyara abazunguzayi nibo babyara abayobozi nibo babyara abanyamakuru ni gute se utamuha agaciro hari n'abajya kure bakavuga yuko burya ngo ni abajya kure ntabwo ari ngewe ko umugore nyamugore ava mu cyaro ngo abagore bo mu mujyi ngo biba bigoye no bifite impamvu ntabwo wabifata gutyo bifite impamvu nyine rebera kadufate icyaro comme le berceau de la citoyenneté niho ubwenegihugu niho ubwenegihugu runaka tuvuge ubunyarwanda buva mu cyaro imijyi yubakwa n'abavuye mu byaro bazi uzajya ureba kuri za Noheli imodoka zose ziba zireba parabolize ziba zerekeye mu byaro ku ivuko aho ni umugore wo mu cyaro umugore wo mu cyaro niwe byose bikomokaho cyane cyane ko icyambere umugore wo mu cyaro abasha arihangana ubuzima bwaho amazi ava kure ibicanwa biva kure gutungwa n'isuka urabyumva isabune bigoye akarera umwana akita ku mugabo akita no ku muryango mugari ushamikiye kuri abo uw'iwabo n'uw'iwabo w'umugabo urumva uwo niwe rero aracyafite wa muco wo kwihangana ntabwo ari nk'ikigali umugore muri mu cyumba ari kureba ku gikuta areba muri telefone ye nawe ureba ku kindi gikuta ureba muri telefone ibyo mu cyaro ntabwo bihaba umugore wo mu cyaro mu gitondo agategura abana bakajya ku ishuri umugabo yagiye gutangira ikivi mu murima umugore akamusangamo azanye n'impamba bari burire mu murima ahetse n'umwana n'undi mu ntoki yego bagahinga saa tanu zagera akazuba gatangiye kumera nabi ubwo ni ko avangamo no konsa umugabo aba yagiye agatangira ikivi cyose amayogi yose aho umugore ari buhinge naho umugabo ari buhinge umugabo azinduka kare akahategura none umugore akaza yinjira umwana ari hariya mu ruharurizo amucunga ko atarya ibitaka yarira akajya kumuha ibere saa tanu akazuba kamaze gucanga umugabo agatekera itabi cyangwa kubarinywa cyangwa se akaruhukaho umugore akajya kureba ya mpamba niba ari iyibihiye bakarya niba ari iyibyotswa akagenda akajya kureba ko byahiye bakarya bakongera agahingaho nk'isaha imwe bataha umugabo agakara bakajya ku kabari umugore nawe agatangira gushaka ibyo guteka nimugoroba ubwo kandi aba yabitangiriye aho ngaho ko mu gutaha atahana isuka ahetse wa mwana n'udukwa ari bucane uwo muntu rero acyari original ntabwo ari hano muri aho bahinze ntabwo ari hano batumwa na chat cyangwa yari muri telefone ukumva yasaze umugabo akagenda saa 9 akazuba gahumbye cyangwa saa 10 akajya ku kabari kuganira n'abandi bagabo yataha saa 2 yataha ryari umugore ntabirakariremo uwaha bari uri he so rero ni ukuvuga ngo hariya umugore wo mu cyaro bari mu mabi menshi cyane umugore wo mu cyaro aracyafite originalite iyo ushaka kumenya umugore w'umunyarwandakazi ujya mu cyaro
ariko ngo kwihangana cyane no mu mujyi barahari ariko byagucanga kubera ko harimo benshi abitoboje bambaye amasheneti impande zose abitoboje amazuru n'amatwi abagize gute bambaye ibintu by'umuba ku maguru ubunyarwanda mu mijyi kureba ubunyarwanda bw'umugore byakugora ko nubaje kumutandukanya n'umugabo ntushaka kumutandukanya n'umuzungu kubera mukorogo ntushaka kumutandukanya n'umugabo kubera ko yambaye ipantaro ibyo mu cyaro ntabyo originalite y'umugore ushaka kureba umugore nyawe ujya mu cyaro ariko hari inkuru nabonye ariko reka mbanze ndeko nyibona hafi hagati aho tukivuga ku mugore wo mu cyaro Mukantabana impirimbanyi y'uburenganzira bw'abagore arimo arambwira ko ubu bari mu gitondo yagiye mu kiganiro kuri televiziyo y'u Rwanda avuga kuri uwo mugore wo mu cyaro ariko barimo arambwira ngo bari gushyingura umugabo wa Nzambaza Maria Veneranda so byabaye nk'ibihurana kuko uyu Nzambaza Maria Veneranda niwe pioneer niwe mpirimbanyi ya mbere y'uburenganzira bw'umugore so rero umugabo we yapfuye Nzambaza Maria we urabizi ko yaguye mu mpanuka y'indege yego okay akanyibutsa na gahunda dufite ejo tuzahurira mu gushyingura Marie Immaculée hanyuma urumva noneho ubwo umuryango wa Nzambaza Maria Veneranda nawo turawihanganishije yego naho ngaho tugende twabivuzeho tugisohoka hano tambona inkuru ku gihe ifite umutwe uvuga ngo Miss Muyango ni wundi nakubwiye wabaye Miss umwe wa hano umwe bavuga ko akora muri kino kigo sigeze kuvuga se kubise uriya ko avuga ngo niwe hano hakora miki ko hano ngewe nimujye kumvangira ibyano ntabyo nzi ngewe kandi twarabivuze kandi byavuzwe se gukomeza ibyano ntabyo nzi hano yavuze hano nayaberamo byinshi ahubwo ariko arabamamaza bise ari ibanga ririmo ese akoramo ubwo uko none ntabona ku mafaranga avamo hano se undi nakubwiraga rero wabaye nyampinga kubera ko azi kwifotoza ni wowe se ni wowe niwe wowe bakoze rero inkuru ivuga ngo Miss Muyango yongeye guteza urujijo ku mubano we na Kimenyi twabivuzeho urujijo gute se urujijo okay reka mbanze mbigusobanurire aba bantu barabanaga mu buryo bwemewe n'amategeko nk'umugabo n'umugore Kimenyi ndetse na Muyango ariko bivugwa yuko baje gutandukana ndetse na Kimenyi akigira muri Amerika nimba yaraje kugaruka simbizi bikavugwa yuko inshuti yamujyanye ariko ngo inamwihere n'undi muntu ushobora kumuhoza amarira ariko abandi bakavuga ngo yaje kugaruka n'ubigenda bivugwa rero mu gihe bivugwa yuko aba bamaze gutandukana babonye divorce nta buri wese ntaravuga nimba gatanya barayibonye ariko amajwi yagiye hanze menshi avuga yuko imibanire yabo itagenze neza yego cyane ibyo nabyumvise haraho nigeze kumva ngo umugabo avuga ko ngo umugore atahatinze yanyweye amarikeri ko amatembabuzi yagabanutse ibyo byaravuzwe ngo asigaye ngo yishimye ari kumwe ngo na babandi ngo ba DJ Brian bamwe havuzwe byinshi rero urumva babanye basezeranye babana uko basezeranye rero uribuke inkuru yigeze kuba yakimenye y'abantu bamushyiriye utuntu tutari twiza bamushyize hanze muri icyo gihe rero uyu Miss Muyango nawe yari ameze neza akimara gutwara iryo kamba ryo kumukobwa uzi kwifotoza icyo gihe rero bahise bakundaniramo bahita banabana bakundana muki muri iyo saga yo kwexposa Kimenyi muri icyo kibatsi ikibatsi se Kimenyi yari down ko bari bamushyize hanze Muyango azaje nko kumukonsora kumuba hafi kumuha pole kuko icyo gihe Kimenyi ubanza yari atandukanye n'uwitwa Didido nimba mbyibuka nimba ntabivanze Didido uyifite akabari mu Kiyovu sinzi aba bakobwa nirinda kujyamo cyane simba mbizi neza reka tugaruke hano amusangamo muri ibyo bintu barakundana barangije baranabana banabyara umwana w'umuhungu ugenda gakeya ndashaka kukubwira ngo abo bantu batangiye neza
so nta mwana w'abantu baramubonye rero yaramaze yaratangiye gukura. Yego. Rero nyuma ntabwo byaje kugenda neza, baratandukana. Urumva rero nyuma y'ibyo byose byavuzwe nyine hagati mu gutandukana niho haje izo nkuru zijyanye no kuvuga ngo umukobwa ngo atahatinze, umugore ngo atahatinze, ngo nta kimera ko bajyana muri siporo, ngo nta kibikunda nka mbere atarashamikana n'uwo ngo marikeri menshi, ngo bikagaragara ku mubiri ko mbese adatohagiye, niko nabivuga, yaba imbere cyangwa inyuma, niko nabyumvise. Yego. Hanyuma hakurikiraho rero gutandukana. Abantu rero batandukanye, urumva abantu baravuga ati ibi byararangiye. Rero baratandukanye, se umwe akodesha he n'undi, umwe aba mu nzu n'undi aba mu yindi. Byavugwaga yuko umwe yagiye kuba Noruveje, undi agasigara Igikondo. Okay. Ni byavugiye bivugwa. Rero ni nabwo hajemo nyine yuko umwe yahise ashakisha uburyo yibonera uburyo bwo kugenda yigira muri Amerika kugira ngo nawe asetinga ubuzima gake gake mbese. Rero urumva abantu bo hari icyo batangaje kuri iyo situation. Muyango baramubajije no gusobanura ko ibyo byaba DJ Brian, ntiyahakana ko babana, ntiyanemeza ko babana. Mbere yo gukomeza rero, mbere yo gukomeza mu metero zishoboka, zishoboka, niba umwe mu mutwe harimo vision yo kujya kuba hanze, uwo mushinga atawusangiye n'uwo bari kumwe, d'office baratandukana, ariko ntago batandukana byo kuvuga bura gutandukana, nyine gutandukana hari gutandukana mu mategeko, hari gutandukana ku mubiri no gutandukana mu bitekerezo. Ubushobora gusanga baratandukanye ku mubiri, mu mategeko ntibiraba, ariko mu bitekerezo, mu marangamutima ntago baratandukana. Komeza. Kimenyi rero yagize anniversaire. Abantu urumva inkuru yari yaraba, abantu bose mu mitwe yabo bari baramaze kwakira ko ari umuryango utakibana. Abantu ariko niba ba nyir'ubwite ntacyo baratangaza. Komeza. N'abantu bari barakiriye rwose ko aba bantu batandukanye, nta muntu ukibana n'undi. Inshuti zabo za hafi zarabivugaga bati umwe asigaye yibana n'undi akibana. Agize anniversaire rero, impamvu bavuze ngo urujijo, arongera arandika kandi ati umugabo kugeza kuri ubu gifite umwanya wihariye mu mutima wanjye, uko ubuzima bwagenda kose uzahora uri umuntu w'agaciro. Okay, icyambere muri bo nta numwe urongera urashaka undi, sibyo? Nta numwe uragira isezerano n'undi muntu. Cyo ni icyambere, buri umwe aracyari umugore wundi. Batandukanye fizikoma, ku mubiri batandukanye ku mubiri, ariko imbere baracyari kumwe. None nta kimenyetso cy'uko batandukanye, usibye ko umwe ari muri Amerika undi akaba mu Rwanda. Umwe ashobora kuzagaruka mu Rwanda cyangwa uri mu Rwanda akamusanga muri Amerika. Niyo ibyo ari byo bikugaragariza ngo abantu tutarebye ibiri physique, ariko imibanire y'abantu ikwereka igihari. Nturasoza ngo ndekure. Uyu mugore se urumva ndi kuvuga kuri ibyo byo gutana, nubwo batigeze bakora statement igaragaza ko batanye, ariko yigeze kujya kuri live kuri za social media avuga ngo hari umugore wawe undi navuze bashwanye muri bya bintu bya Muyango witwa Keza. Avuga ati Keza ahubwo niwe wansenyeye urugo. Yari inshuti y'umugabo we se. Ngo yari inshuti mbazi ya. Ngo yari ngo niwe wamusenyeye urugo, ngo ndetse binavugwa yuko ngo yashaka ngo kujyamo amapase, uko ngo Kimenyi yaramubwiraga ati hano ngiye ntibigikunda rwose, nyihera pase. Guhamuha pase n'ukujya ufite kumuha cyangwa kumushakira umuha. Kumushakira umuha. Keza se n'umukomisiyoneri w'abagore. Yega mbwira ntabwo mbazi. Wese ndabizi niba ari komisiyoneri. No muri make Muyango kuvuga ko Keza yabamusenyeye, nuko Muyango nuko Keza yabaryamana na Kimenyi, cyangwa nuko Keza yabamushaka apangira Kimenyi ngo yamushakiraga abantu. Umva rero ushobora kuba koko gutandukana. Ariko se Kimenyi imyaka ye niyo kuba atakwishakira kuko Keza komisiyoneri. Ariko se niyaca ku nshuti akavuga ati tideduana hari uwucaho. Ntabwo wabyipangira wowe. Erega hari amakonflikt w'agaciro atakagombye. No, ntabwo washwana n'umuntu ngo kanaka apangira uwo twashakanye, kuko uwo mwashakanye ni mukuru, uko yakubonye yakwibonera n'undi. Wirenganya umuntu ngo kanaka bifitemo uruhare, kuko uwo muntu yabyikorera.
ibyo nshobora gutekereza ubwo ariko ntago ingingo nyamukuru turayigeraho ndagira ngo nsobanure ibijyanye no kuvuga ngo kanaka ni komisiyoneri wa kanaka hari n'abandi njya numva ngo kanaka ngo uriya mugabo ngo niwe ucuruza uriya mugore uwo mugore se we ucuruzika niba yujuje imyaka nawe ababishaka ikindi komisiyoneri nawe nakimenye abashobora kuba yamwibonera ako umuntu yagushuka buretse nkwereka ariko ikintu kera twagiraga tukiri abasore icyo nafataga nubwo byambagaho cyangwa bikaba kuri bagenzi banjye nkabikorera abandi cyangwa bakabinkorera ahantu navuga uruhare ku mugabo mariye cyangwa umugore mariye umuntu nafata nk'umukomisiyoneri mubi utari positive nutize icyumba naho kuguha nimero z'umuntu mukivuganira mugashaka aho mujya guhurira uwo muntu uramurenganyije watanze nimero uramurenganya nese w'icyumba kucyari bugize ikibazo kuko wa arishuri abaye ari imfura yagahamagaye undi donc umugore wa utanze icyumba kigahuriramo umugore wa kanaka n'undi muntu kandi wakanaka umuzi wowe ubaye uri inshuti wagahamagaye wakanaka cyangwa ukamuhamba ayo makuru gutanga icyumba kuko urabibona ko biri kuba ariko pase ushobora no gusanga nk'abantu batanu wenda keza yaba yarapangiye kimenye nta na hamwe byaciyemo none ugasanga muyambu ariko makeza kandi diru zarapfuye keretse yabahaye icyumba aho byo iyo ni gihamya ariko it's okay nakari gaciyemo umuntu wafata ko yabigizemo uruhare runini ni uwatanze icyumba ariko watanze nimero tuzibona kwinshi sibyo tuzibona kwinshi ibyo biri n'ubu ngubu hari biba biri current hari umuntu umaze iminsi ashaka kumpa amakuru ariko ndayakeka ko hari abantu bashatse kumucuruza arabananira babiri basa naho banava indimwe ibintu nk'ibyo ashaka kubimbwira umwanya ukaba mukeya cyangwa akabona aho turi bitakunda akambwira ngo ejo mbanza na nimugoroba kandi yarayambwiye ngo byose ngo ndabivuga yarayambwiye ngo ndavuga nkaziga ariko finalmente ngo bikarangira mbivuze urumva rero niwe uwo muntu niwe wabimbwiye niwe uwo nguwo nubwo amakuru atayampa neza ndabikeka ko abo bantu ashaka kumbwira kuba atarahise abimbwira nuko ari abantu bashaka kumucuruza kumutangamo pase kwa nk'uko babivuze yarabananiye rero ariko ntabwo ari abinyibwira neza nuko so ibyo rero sinzi ku bwanjye Muyango arenganya Keza komeza urwo rujijo rero ahantu rwavuye rero ni ukubona abantu nyine bavugaga bati baratandukanye se Muyanga amwivurije anniversaire muri ayo magambo meza Kimenyi nawe aramusubiza ati uko ubuzima bwagenda kose uzahora uri umuntu w'agaciro ku buzima bwanyu bakoreshaga icyongereza ariko ngende kugenekereza mu Kinyarwanda byahise nanone byose aba bantu se basubiranye ese koko ni byayo ningo aho yaciye iminsi ntabwo ari iminsi wibeshya abanyarwanda hano ni KOP aho yaciye ntabwo ari iminsi yahaciye ni iki bavuga nindi nta nubwo ari iminsi ntabwo ari mu bwinshi aho yaciye ntihaca urwango ibyo nibyo wasoje nasoje nibyo nakubwiye habaho separation physique kuba abantu batabonana batabana mu buriri batagira gute mutaba badasohokana batagira gute hakabaho separation légale no gufata consommer divorce hakabaho na separation de cœur separation émotionnelle aba bantu iyi ya nyuma ntiraba niyo mu mategeko ntiraba kandi hari n'igihe iyo mu mategeko iba iya gatatu émotionnelle ikagumaho bakarangira basubiranye nkunda kubikubwira hari abantu nzajya gusura bambwiye case hari n'indi case bambwiye ariko hari case deja mfite y'abantu batandukanye bamara imyaka 7 sinzira nageze kuvuga babwiye ko batuye Karumuna nzajya kubasura bamaze imyaka 7 bafite gatanya ariko bagiye kuburana imitungo ngo bayigabane biragorana biba ngombwa ko urubanza rugera ku rwego rw'ubujurire ntabwo ari cour d'appel ni urukiko rurenze urwa mbere
noneho bagezeyo kubera ko hari hamaze gusohoka politike y'ubuhuza iriya twahuriyemo na minisita urabyibuka Nyamirambo kuri centre ADR center iriya politike imaze guhabwa imbaraga na chief justice yabihaye umurongo y'ubuhuza umucamanza wo mu rw'ubujurire apropoza abantu atari ku bundi ariko ibyo bintu sinabivuze harira manza narabivuze arabaganiriza atari ku bundi mupfiki kuki mutasubirana ati wabahuza n'ibyakunda abona ntawe uhakanye abonye nawe uhakanye rero yiyambura umwambaro w'ubucamanza yigira umuhuza kunyumva abantu babyumve neza ahinduka umuhuza ubwo iyo bivuze ngo ubaye umuhuza za mpapuro ziriho inyuguti zitwa amategeko ushyira hariya ukajya mu bitanditse ukareba uko abantu baganira uko bitse imitima uko barebana afata umwe amujyana mu cyumba baraganira ngize ukuri mwapfuye iki urabona ngo yari afite ngo agendera ku mategeko ya nyina cyane ngo yanze ko umwana ajya kwiga hanze ibintu nk'ibyo icyo gusa ati afite n'indi nshuti bahoze ari inshuti bajya bavugana kuri telefone ahamagara undi wowe ni iki mwapfuye areba n'ibyo bagendeyeho base bagatanya urabona atahatinze urabona asaba amafaranga menshi ibintu byinshi nk'ibyo sawa arabahuza umwe yavuze gusaba amafaranga menshi undi yavuze inshuti y'iruhande nubwo ati iriya nshuti ntiwayireka buriya ko numva atari na mwiza kurusha uyu nayireka hanyuma se wowe buriya amafaranga usaba kuba bavuga ko ari menshi ntiwayagabanya ati byari kera ubusinyi yakeneye camanza agira gutya nabo batangira kurebana ese mwahanye ibiganza bahana ibiganza ariko ubu ntimwanahoberanira urumva mu buhuza ushobora no gucishamo ukabavana muri environnement usibye ko ubuhuza baba bugomba kubera ahantu hari secure ariko hari revu ushobora no kubajyana muri hoteli mukicara muri binga ugakomeza akazi nubwo ntabyize kuko ndabyamamaza ubuhuza ndabwamamaza birangira bahoberanye ese muremera gusubirana uyu yemeye kureka iki uyu yemeye kureka iki nimwasubirana twasubirana ati kandi oya babanza kugira resistance ati kandi twarabonye gatanya ati ibyo ni mubindekere barabyemera bari bamaze 7 batabana nzabasura contact ndazifite noneho ubwo umucamanza atangira procedure noneho yo kugira gute yo kuvuguruza rwa rubanza rutanga gatanya abo ni bari bamaze 7 emotionnel mase ntibari buriya gatanya atari gatanya yo mu mategeko gatanya muri rusange gutandukano meme tubigire binini tugere no kuba ex umuntu waba wararengeje imyaka 3 mu buzima bwawe uzuko agenda uzuko avuga ijwi ry'uryumva avuga ari no muri bisi ukumva ati yo bisi irimo kanaka uwo muntu ntabwo apfa kuva muri wowe gutyo amategeko yo gatanya ni pa barasoma ariko mu mitima ntago iyo gatanya ibiya yagatanzwe aba bantu rero iyi case turiho mu mitima baracyabana kandi niba nta nagatanya barabona bashobora no kuzongera bagasubirana icyo ni kimwe no kujyaga mbyigishirize rimwe ejo bundi hari umugore numvise kuri TikTok bamubaza ati wakongera kuganira na ex atari gusubirana arabikabiriza pe narababaye cyane arabikabiriza ngo imbwa nicyo kiremwa cyonyine gishobora gusubiza mu nda ibyayivuyemo ibirutsi niko umukobwa yavuze umukobwa munini w'igikara ariko ntago nishimye ntago ariko societe yakabayiba umuntu mwarabanye mukabana iyo myaka uko mwakreye izo relation uko mwabanye iyo nzira iyo procedure no gutandukana byakabaye ifata procedure nk'iyo ariko by the way abantu bari hano banyumve kugira nabi birihuta ntibinahenda kugira neza biravuna kandi biratinda action yose iri positive itwara imbaraga itwara umwanya itwara uburyo ariko toute action negative irihuta itwara imbaraga nkeya n'uburyo bukeya ndaguha urugero inzu ushobora kuyubaka imyaka 5 ariko kuyisenya gateripirari
iza ntago yarenze icyumweru niyo warakoze beto zimeze gute cyo si kimwe umuntu kugira ngo abeho bisaba inzira ndende twebwe turabyoroshya tugahera ku mezi 9 mu nda ariko ntago ubanje kubara ngo kugira ngo ukwezi kwa mbere gutangire byafashe igihe kingana iki uwo muntu abantu babiri babitekereje igihe kingana iki kugira ngo bagere ku rwego rwo kugira ngo bahure havemo wa muntu uzamara amezi 9 mu nda akabona kujya hanze ucyuro kucyumva hari amezi 9 mu nda ariko mbere y'amezi 9 ushaka gusanga hari imyaka 3 mu mutwe mu mitwe 2 ubwo ni imyaka 6 umukobwa agatekereza nabyarana nande umuhungu agatekereza nabyarana nande yamara kubyemeza bagahura bamwe agatangira kwizigiza rimwe na rimwe bagapanga guhura ubwa mbere bagahura biproteje uwo muntu ntazabaho ntabwo abaho azajya mwishashi ubundi bagahura umukobwa atari mu bihe nazajya nibanze mwishashi umuntu uwo mwana umara amezi 9 mu nda ategurwa imyaka myinshi itari munsi y'ibiri twe tukarebera ngo intanga zagiye guhura ziti kuko ntabwo abantu bose d'abord kubyemeranyaho kwemeranya kubonana hanyuma kwemeranya kubonana batikingiye hanyuma etape ya 3 kwemera kubonana umukobwa ari mu bihe by'uburumbuke iyo ni imibare myinshi umwana waruzi ko none nagiye umwana umugore ashobora gusama cyangwa umugabo agatera inda umuntu bamaze imyaka 3 bahura baryamana nta kivamo sibyo ngaho bari iyo myaka yose hanyuma turebe kuri wa muntu ubwo mu bitekerezo imyaka 3 ku mugabo 3 ku mugore ubwo ni 6 hanyuma intanga zirahuye amezi 9 umuntu aravutse abayeho ubwo simvuze consultation prénatale maternité kuvuka kwita izina ibyo byose biri gutwara imbaraga kwita izina utangiza ishuri maternelle primaire secondaire na kaminuza wenda tumubare umuntu agize imyaka 30 imyaka 30 uwo muntu kugira ngo aveho uzi icyo bisaba kuba ari kuri moto hoho igaturuka inyuma yabuze feri namasegonda ngahe tubare hoho imanutse no bureza ngiye ku myaka yanjye 30 kanitanga urugero imyaka yanjye 53 sohotse kuri SKF nuriye moto hoho iturutse no bureza turajya kugera ku karere ntakiriho ngaho bara kuri vitesse ya moto nuko ibyo bintu nako yikura twarabyigaga ibiyega oya ariko umanza ari muri fizika aho babara ngo ikamyo rifite umuvuduko ungana gutya ipima toni zingana gutya akamoto kangana gute ngaho bara ku ntera iri hagati ya SKFM n'akarere ka Kicukiro sinkiriho banyumva 53 wongereho ya mezi 9 mu nda ya mama wongereho ya myaka 6 mama na papa bantekereza ariko hoho ihuye na moto nicayeho ni minota ingahe so ubwo ngiye nakwibarira nkaho kubaho kwanjye ari imyaka 50 ubwo ndongeraho 59 none ureba ibyo nakonsomye igihugu ibyo nakonsomye ababyeyi byose hoho na moto nicayeho barabisoje wumvise ibinota bifasta nta kuva kuri SK kugera ku karere ka Kicukiro moto ihagenda igice cy'umunota mu gice cy'umunota wa muntu wabayeho imyaka 59 twara akonsoma arabuze kwisha action négative iba rapide moins coûteuse noneho ikaba moins coûteuse kandi rapide moins coûteuse ikaba na ifata donc igihe gitoya donc irahenduka iroroha itwara bikeye ikihuta icyo shaka kukubwira rero abantu babanye
tubaye duha agaciro uko abantu babanye inzira byaciyemo zikaba arizo zanyurwamo kugira ngo batandukane nta muntu watandukana n'undi so kugira nabi birihuta ubwo natanze urugero rwa hoho na moto hari n'abavuga iby'amarozi 0 minute hari n'abavuga ubwicanyi busanzwe cyangwa impanuka y'ikindi kintu so ingo nyinshi mariage umuntu abantu couple yakundanye imyaka 3 bemeranya kubana babanye 5 mu rugo ariko gatanya bakayitegura amezi 3 igakunda urugo rwapanzwe imyaka 8 rusenyutse mu mezi 2 urumva hano twisanze abantu bakaye babitekereza wa mugani so reka nkwereke urumva na environnement social nayo ni nkaho ariyo yenyegeza ukutabana neza kwa bano bantu niba anniversaire iba umuntu akandika message imuvuye ku mutima nta umufatiyeho imbunda yandikira umuntu uri kure badaherukana abantu twe tukavuga ngo byateye urujijo ahubwo urujijo nitwe turuhoramo abantu barabana kubana ntago ari mu nzu kubana ntago ari mu mategeko gusa mu mitima niyo mpamvu hari ndibo nigeze kukubwira y'inyeko ngo ivuga ngo maladie d'amour aho bavuga ngo tunana ba veuve d'amour ba veuve d'amour les veuves d'amour na abantu bakundanye n'abantu ntibabane buriya ngewe iyo mbigize birebire nuko hari ababyumva ukundi buriya abantu bose bahuje urugwiro babyitirira urukundo ruberwo cyangwa ntiruberwo ruberwo cyangwa ntiruberwo ashobora kurukubeshya ariko ubwo bitandukanye imibonano mpuzabitsina kambivugire rimwe imibonano mpuzabitsina yo ku kiro yo mu ndaya wishyura iriya ni business ntabyo urukundo biba birimo ariko imibonano mpuzabitsina ku bantu baganiriye imyaka n'imyaka ugakutiriza ukagura harya namagide braka banga nguri bitenge nirye nimare ukagura ibitenge ngura ndetse n'akanyamugago izo nzira zose ukazicamo gusohoka mituyo kurwara akarwaza cyangwa akagemura iyo nzira yose bikarangira mufasha umwanzuro ngo tugira icyo dukora mukabyemeranya nabyo bigafata umwanya mwavuga none se ubwo impungenge zikaba nyinshi bikarangira mufasha umwanzuro ngo turabikoze mwagera ku kibuga mwagera ku kiwanja mukiga uburyo birakorwa with or without protection sibyo umwanzuro ukaba ngo without nta protection mugakoreraho Kizimbabwe nkaho ibyo bidahagije penalty kinjira ya mibonano ikavamo ikiremwa iyo nzira yose ubwo noneho mugize igihango iyo nzira yose uko yubatswe ntabwo yakabaye isenywa n'akantu gato mwumvise aho bituruka buriya kugira ngo abantu bajye guhura without protection noneho bakagira amahirwe cyangwa ibyago hakavamo ikiremwa ntabwo abo bantu ari abo kuvuga ngo nzapfa kwibagirwa kuko ibitaba ni separation physique ibiba ni separation physique ariko mu mutima hari ikintu kuko kugira ngo ugere kuri urwo rwego hari ibyo wabanje kwigaho umuntu ese arabanza kuvuga ngo ese mbyaranye nawe byantera ishema ese ntiyanyihakana abantu bashobora gutandukana byoroshye nahajemo gupanga kugirirwa nabi kurogana kwicana cyangwa harimo agasuzuguro gutukana birenze ariko ibindi byo kuvuga ngo atahatinze kubera akazi cyangwa se ibindi akundana n'abandi abantu bageze kuri level yo kugira ngo bareme umuntu ntabwo gutandukana kwabo ari ukuvuga gutya mu mpapuro birashoboka
na physique ukava muri quartier umwe akava warumubwiye ngo umwe aba Norvège undi akaba Gikondo umwe ashobora kuba Gatsata undi akaba Ikabuga ariko mu mitima aho byari bigeze ni nako iyo nzira byanyuzemo no kugira ngo birangire niko bigenda progressivement keretse harimo tentative de meurtre harimo washatse kwica undi wenda ibyo byo uhita umuzinuko cyangwa kwihakana umwana nabyo uhita umuzinuko ariko ari ibindi bisanzwe inzira byaciyemo kugira ngo mugiraho mugera no gutandukana mu mitima birongera bikamanuka gake gake agenda kwikuramo rimwe na rimwe agashaka ejo ndari umukobwa nabonye kwa Rweme Mbabazi avuga ko ko yafashije umuhungu kuvugurura inzu azi ko bazabana umukobwa yakoraga amakafe Dubai hanyuma umuhungu wabo bamuha inzu akeneye noneho yapanze no mukobwa ko bazabana noneho aramubwira ati iwacu bampaye inzu kandi ntago twayibamo gutya yari inzu y'agasima n'utubati dushaje nta plafo ibintu nk'ibyo umukobwa amafaranga yose aramwohereza bavugurura inzu atashye aje asanga urugo rurimo undi mugore iyo ni shock iyo ni crise uwo niwe numvise yatangiye ikiganiro avuga ngo asigaye akina amafilime ntabwo nibuka uko yitwa uwo niwe numvise avuga ngo nazinutswe abagabo kubera ayo mafaranga ariko ikiganiro cyagiye kurangira yemeranyijwe na Rweme ko hashobora kuba n'undi mukone kundi muntu uza agatwika agasibanganya ibikorwa bya wa wundi wa mbere aravuga ati uwo nguwo ashobora kumvana kwizima so urumva uburyo wubaka umuntu muri wowe kumusenya bifata inzira zanyuzwemo umwubaka nizo zigomba kunyurwamo umusenya muri wowe physique kuba mutabana itsoke kuba mu mategeko mwatandukanya itsoke ariko mu mutima buri kanya ni kubushikagurika ukamwibuka mwasohokeye aha ukamwibuka byara umwana wa mbere ukamwibuka akantu yakuze ibyo wabisiba cyo ntabwo ari ibintu bisibika ku kanya so aba rero ahubwo nuko social media na environnement social nayo irenyegeza aba bantu baracyabana ahubwo bafite pressure iri social bicara babwira kanaka bajyana udukuru ku mugabo abandi bajyana udukuru ku mugore ariko abantu baracyari kumwe iyo message irahagije kuko nakimenye yamubwiye ati ibi bita binyibutsa memory donc bita binyibutsa ibihe twanyuranyemo ibihe twabaye baracyari mimbere baracyari kumwe mimbere baracyari kumwe Imana ibafasha banabane mu buryo bongere babe bari kumwe no iyi etape bariho irahagije niyo kuko niyo nkingi ya byose uranyumva niyo nkingi ya mwamba kuko kugira ngo kubana si ukubana mu nzu hari ababana mu nzu batabyumva kimwe ariko abangaba ku mitima barabyumva kimwe so kuba batari mu gihugu kimwe kuba batari mu nzu imwe nta byacitse urumva yerekanye ukuri ufite uko niko kuri nyakuri ushize hari umuntu wagize anniversaire yagize anniversaire mwohereza message oya naramupostinze yego ariko nawe yari yarampostinze noneho abantu bamwe batangira kubyumva ukundi navuga ko ari mu bantu mu bagore batatu que j'adore nakoresheje adore nubaha shimagiza urugero ikibazo ariko ko ngiye mu myemerere yanjye mpamya ko tugira mariage social tukagira mariage legal tukagira mariage religieux tukagira na mariage je dirais émotionnel buriya abantu bose I'm sorry erezuma ko ndi kubivugira hano ari iwanjye abantu bose bataha mu nzu imwe abantu bose bataha mu gitanda kimwe ntabwo washyiramo signe d'égalité ko bari marié émotionnellement benshi marié ibyo duha agaciro cyane ni mariage legal sibyo na mariage religieux burya nubwo twita religieux nayo ntabwo aba ari religieux ahubwo nuko aba ari yo mbarutso yo kugira ngo haboneke iri sociale yo kwereka abantu ko
basezeranye, kuko ntago wambwira impamvu umuntu atatereka inzoga ngo atavuye kwa padiri cyangwa kwa pasiteri. Urabyumva? Niyo occasion abari imbarutso yo kuvuga ngo dore turabanye ku mugaragaro. Pratikoma iriya misa cyangwa iriya sengesho abari nk'umuhango wo gutanga uburenganzira ngo abantu bajye kwiyakira. En fait nibiriya. So abantu rero hanze y'ibyo mu mitima haba harimo iyindi mariage. Ntabwo abantu bose uko inzu ziri i Kigali kuzica iyo uri mu ndege ugenda uzireba ukuntu zingana, ntabwo barimo indani bose ariko bari mariye emotionnellement. Ashobora kuba urugo ni nka entreprise sociale, sibyo? Cyo nicyo cyangombwa. Iyo mwasezeranye mu mategeko mugahuza amakonti, umushahara wa kanaka n'uwa kanaka bikaza bigahura, tugasohora amafaranga tubanje kubyumvikanaho, tukagura ikibanza twemeje ahantu kiri, tugapanga kucyubaka, iyo niyo ya entreprise iri mu kazi. Ariko no kubyarana ukeneye umwana n'umugore akeneye umwana. Ariko ntago bivuga ngo amahanga mutima yanyari mariye. Yego. Benshi usanga biri opposite. Niyo mpamvu kwa kudira kugaga ngo abagore batatu nemera, hari n'ushobora kugira 4 cyangwa 5. Hari uwo muri mariye mu mategeko, hari uwo muri mariye mu maranga mutima. Urumva? Ibyo bibaho. So ariko byinshi nuko muri nanjye ntinyutse kubivuga, nanjye bishobora kungiraho ingaruka abantu bagatekereza ibindi, ariko kubivuga ofete nuvuga ngo biragoye kubivuga ariko kubikora biruzuye. Ntago bivugika ariko birakoreka. So rero impamvu rero bitanavugika ni nk'iyo pressure kuri abo bana ivuga ngo bateje urujijo. Kuki se bitaba ariko kuri ahubwo guhari? Kuba umwe ari muri Amerika cyangwa yaranagarutse ko batabana, ejo uzajya kubona ubone bapanze aho bahurira amuteye indinda. Nawe ngo urujijo ruhuye, nimwe mufite urujijo mushaka kubona ibitaboneka. Bo ntibaradekara ko batandukanye, sibyo? None ahubwo ibikorwa urabyibuka ninde wabivuze? Mama Lionel. Urukundo ni ibikorwa, ntabwo ari amagambo. Ntibaruvuga, bararukora. So wabishaka utabishaka, uko umuntu ashobora kwitwara ku byiza bya runaka n'ibibi bya runaka, bikwereka ko bashobora kuba bakundana naho mwaba mutari mubizi, naho nta murenge bagiyemo, naho nta kiliziya bagiyemo. Uzi kwibuka anniversaire y'umuntu, ubundi abantu uzi amatariki bavukiye uzi ni bangahe wowe mu mutwe wawe? Ni bangahe? Ko biba bigoye. Donc kwibuka itariki, kubuza itariki umuntu yavukiye ubwabyo warayifashe mu mutwe. Nuko umuntu ubu se muyango wifurije umuturanyi we baturanye muri Norvège azigiye yavukiye. Nase kuki uzirikana itariki umuntu yavukiyeho kuki utareba ako gace? Wasanga nawo umuntu mwoze muvuga bakora natayibuka. None so noneho kwibuka itariki icyo ni kimwe, none ukibuka no gutanga message de confort kumuremya. Ibyo ni ibimenyetso. Nge sibaramubwira nti hari n'umuntu mugendana uri kuri moto ukitsamura motari ntakubwire ngo uraki, kwera iki muhujwe n'amafaranga. Ariko umuntu usitara akavuga ngo impore, wakwitsamura ati urakire, wagira anniversaire akabimenya, warwara akabimenya, byashoboka kohereza ingemu cyangwa kazana amazi ashyushye yo kugukanda niba uri mu bitaro. Ibyo nibyo bya bimenyetso, donc bya bikorwa bigaragaza ko abantu hagati yabo harimo ikintu, urukundo. Ntabwo birangirira kuba muba mu nzimwe. Iyo inzimwe ni ministeri, ni headquarters za entreprise sociale, ni cyumba. Ibindi mukorerana ni bya bikorwa bigomba kugira ngo entreprise idasenyuka, kuko hari n'abantu badatandukana ko byo bamaze kubakira hamwe. Niba mwari mufite umushinga muhuriyeho, gutandukana ukaba wasenyuka mukagaba mutatanyije imbaraga, cyo gihe muri kontre yo kugira mu mubane ya entreprise igumeho. Ariko ntawo bategeka gukundana.
uwabibategeka yaba yibeshya kuko ntibikunda byakwizana nabwo kubera ko mubana igihe kinini hari amahirwe menshi yuko aba bana bo bakundana cyane kubera ko hari byinshi baba basangiye guhora basangira ku meza bararana bafitanye ikibahuza nk'abana ariko ntabwo wategeka ikiba mu mutima w'umuntu so rero Muyango bimutegeka ko mu mutima hajyamo ikindi kitari kimenye yego nakimenye bimutegeka ko hajyamo undi utari Muyango cyangwa se bagiyemo ariko nanone bigiro bategeka kuvana mu ndi uranyumva babangikanyemo se mu mutima na n'icumi bajyamo ariko ntabwo ari byo aho bitakunda ni muri entreprise sociale urugo ariko mutima n'icumi bajyamo oya ntabwo ari byo ariko agomba kujyamo umwe muri uwo mutima we kugira ngo oya Kimenyi yashobora kugera muri Amerika akabona akazi akashaka nawe kubaho yigenga solitude gakeneye undi muntu babana ariko ntabwo bivuze ko uwo muntu azahita asimbura Muyango 100%. Uwazamugira nyine kuri entreprise sociale ashingiye muri Amerika ariko mu mutima Muyango ari ubanza yego n'abarenzi 10 bajyamo. Icyingenzi nukumenya ariko nukumenya ngo entreprise sociale ikitwa urugo darufite urugo na entreprise sociale ni ishingiro umuryango ni ishingiro ry'igihugu umuryango ni u Rwanda ruto nkuko premier dame akunda kubivuga ni u Rwanda ruto ni ijuru rito so ibikorwa byose nukubungabunga ya entreprise sociale nta utegeka abantu gukundana. I'm very sorry to say this. Nta utegeka abantu gukundana ariko iyo byabaye urugo hari ibijyanye no kugira ngo ya entreprise ikure niyo mpamvu wumva ngo gusesagura umutungo wa entreprise ese mu gukundana hari amafaranga mwagiyemo ucunga urugo neza abana bakitwa bawe ntutangire kuvuga ngo uyungura rwarasa no kwa kanaka abana bakitwa bawe ukamenya ko rwa rugo ari urwawe umugore agateka ukarya agasasa ukaryama yabyara ukita izina nta wundi wemere kwita izina atari se w'umwana ibyo rero ni ibikorwa bya entreprise sociale so nuvuga ngo malgré urukundo rwabaho kuri pourcentage runaka ariko iyo mwemeje gushinga urugo hari ibyo buri umwe agomba gukora ugomba kurutahamo ugomba kururyamo ugomba kurubyaramo abana baruvutse mukabita amazina ukabajyana ku ishuri directeur yajya umwana yarwara directeur akaguhamagara iyo uri muri izo nshingano uri murubahiriza inshingano z'urugo nka entreprise sociale utaruryamo turya mu gutese ngo ntabwo rwaba urugo nibagiwe kuruhahira by the way ndabivuze kurya kandi guhaha nicyo kibanza utaruhahira se wisha amahame ya entreprise wowe bemere kugusabira gatanya kuko ugomba kuruhahira kandi ukanaruryamo cyane uruhaye n'ururyamo se ntabwo byujuje ubwo ubundi kururyamo nabyo ni ukurya gutaho ntabwo kururyamo saa 9 z'ijoro abandi basinziriye nukunyuzamo nubwo bitakunda iminsi yose nukwicara na ku meza n'umuryango tugaruka ahantu twatangire ku mugore wo mu cyaro mu cyaro barira rimwe wa mugabo watinze baramutegereza nawo i Kigali wese aho bihiriye uri hafi ararya ariko ntabwo ari byiza abantu bakagombye kugira ku meza rimwe urumva umujyi buri wese bazisane yahanira uza aho bisanga oya birashya bagatereka hariya bakiryamira ukaza saa 5 ukatangira kuvuza amasorori hari n'abacika intege ntibarye ushobora gusanga muri abo ngabo bavuga ngo utaruryamo ari ukugira ubute bwo kurya wenyine either asanze abandi bamaze kurya cyangwa se arashonje bo ntibashaka kurya ariko nka ya entreprise sociale yitwa urugo ubundi nibyo byakabaye bihuzwa iyo binaniranye nko mu miji nibura ka weekend mugahurira ku meza abana kuko urumva amasaha yo kurira ntashobora guhura ay'abana ababyeyi paraporo hari uwiga nijoro hari ubize kumanywa hari watinze mu kagoroba k'abapapa ariko nibura rimwe mu cyumweru mukagera ahantu muhura ibyo nabyo biri mu nshingano za ya entreprise sociale icyo gukundana nakubwiye ngo tugishyire iruhande kuko ntago rwose ariko kubahana mukubaha icyatumye mushinga urwo rugo donc mukarushyira ku murongo nyine ntago c'est pas nécessairement ko mukundana ibindi biza nyuma ibindi biza nyuma kuko umutima ni mugari n'icumi bajyamo ariko abicumi icyo nshaka kukubwira ntago bahahira sibyo yasitaye n'ubu hari ngo uvuge ngo impore
Nkushukana ni WhatsApp gusa warabutsute. Warabutsute ntumuhahira. Umwana niyo yabyara wawe ntiwamwita izina. Wakwita izina mu rugo rw'undi se. Izo ni responsabilités z'umuntu za chef d'entreprise sociale. Iyo muri umuntu rero utaba muri entreprise sociale yawe abyare niyo mwabyarana batatu umuntu wajyayo gukwita izina ntiwahatunguka nibashingira nubwo nubwo ari wowe iyo nda wayiteye nibashingira yangofero bazayiha chef d'entreprise uwo mwana do cet enfant est produit babyumva ya entreprise umwana yavukiyemo wamureze wa undi wakurakuje wa undi womoye wa undi wisizina wa undi wishyuye ibitaro wishyuye maternelle primaire secondaire uwo niwe bazambika ya ngofero wowe ngo nuko fini urabyumva ibyo ni ibiranga entreprise sociale ibyo nibyo byitwa urugo buriya ni cyo ibindi nzabivuga ubutaha nyambabara cyane nubwo umuntu uyobora iriya forensic ari inshuti yanjye ariko njyambabara cyane bazanye akantu katari keza gupima abana ubuzambije ibintu umwana donc ikigira umwana mwene pizo ibimugira mwene pizo ntabwo ari uko pizo akundana na nyina wa mwana nuko pizo yanda yasamwe pizo ararana na nyina wa mwana pizo akihanganira agaseseme kaza nyina wa mwana amaze gusama pizo akihanganira akajya aherekeza wa mugore agiye gupimisha inda pizo akishyura maternity pizo akaba ari we ucana itara umwana cyangwa bamukorera amasuku pizo akishyura maternelle akazamuka niyo wagira gihamya magana nicyo mvuga kira kigiye kitabaho ubundi uwo n'umwana wa pizo wabishaka kutabishaka ibyo gupima byiba bire ariko uwo mugabo wundi ugaramye ahantu hirya bari gukorera ibyo byose kandi pizo ari uzarya inkwano wakada oya erega umwana nakura azajya kureba se azamumenya niba murya kawe bande se nabo nabashaka gusenya baba bazana igiki umwana wa pizo n'uwujuje ibyo niba izina afite ari we wari mwisi hari n'igihe umuhiryawe uzabirebera rero mu gushyingira umwanya uzicaramo wowe pizo wujuje bya bindi na wa mugabo uvuga ko ari we wateye inda azaba ari mu bishekiyo hirya cyangwa batanamutumiye atanaje wowe niba ari umukobwa inkwano uzazivovora ntanyuba bakwambika ya ngofero baguhe na ya nkoni niyo finale witaye ariko nabyara bakuzanira umwana ntabwo azabimujyana kwa cya kindi icyo bita kuzana urugori baruzana iwawe urabyumva ujye guhemba wa undi nanahemba azahemba ku kanyenyeri I'm very sorry nagize amagambo menshi kubera ko ibintu bijyanye n'umuryango abantu bagiye bagenda buke kandi ingo nyinshi zibayeho kubera kwihangana kubera kugira bimwe bihangana ariko dufite environment idatuma nayo social media ntabwo ituma n'ingo ziremya nk'abo ngabo urumva abo hanze niwe wari kwenyegeza bashobora kuzambya ibintu banacecetse aba bantu bazisubiranye yego nibyo ngibyo rero reka tumushimire cyane ku kiganiro cyiza mureke tuzasoza ibiganiro byacu by'ubuta